njyewe uburyo basuzuma byanteye ubwoba. Uzi ko umuntu bamukata umubiri bagafata urwembe bakagukata amaraso akava bakagusuzuma gutyo. Amaze kunsuzuma uburyo yasuzumagamo n'uburyo yakoreshaga niwe uwabukoreshaga igisimbuzi, ariko ibyo yanshyiragaho narabibonaga ansiga. Arangije arambwira ati harimo ibintu ndabigukuramo. Ndibuka yafashe igikombe cy'amazi ariyinyuguza aracira, arambwira ati utagira ngo nibyo nihimbiye ko bikurimo ngiye kubigukuramo. Arasamaye mu kanwa rwose arinyuguza inshuro zingahe, arangije afata urwembe arankata ati biraha naha. Ubwo hari hano ku gikonjo mwene hano hari, arambwira niho yakatiye, arongera akata hano mu nkokora, arongera akata nanone hano. Yakase kuri aka kaboko konyine, yarambwiye ngo niho ari kubona ibyinshi biri, ahandi ngo rabikusanyije ngo bije ahantu hamwe. Amaze kunkata yakuje nk'umunwa, ubwo bakuyemo ibinyamushongo bigenda. Mwiriwe neza abakurikiye SF TV, nk'uko mubimenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye by'ubuhamya bw'abantu Imana iba yaragiye igirira neza mu buzima baba baragiye bacamo butandukanye. Kuri uyu munsi rero ubuhamya twabateguriye nubwo mudamu muri kubona imbere yanyu agiye kudusobanurira uko Imana yamugiriye neza, ariko ubuhamya bw'uyu munsi bushingiye ku burwayi yahuye nabwo. Mbere na mbere rero nk'uko mubimenyereye turabanza twiragiza Imana tukabona gukomeza ikiganiro cyacu. Mwami Yesu, Mwami Imana yacu, turagushimiye cyane ko twemereye ko tugeza kuri isaha tugihumeka umwuka w'abazima. Databuja turaguhamagaye kugira ngo uzubane natwe muri uyu mwanya. Ni umwanya wo kuvuga ineza yawe, ni umwanya wo kugira ngo dutangarize isi ko uri Imana kandi ukora, ko byose biri mu biganza byawe. Mana, utabara abihebye, utabara abababaye, ndetse ukiza abarwaye mu buryo butandukanye. Turakwinginze rero ngo uze abe ari wowe ukiyobora, uze abe ari wowe uvuga ntaba ari twe. Mwami, turakwinginze kugira ngo iki kiganiro cyacu ukibemo, tukibanemo nawe. Turabigusabye twiringiye ineza yawe mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Uyu mama rero mbere yuko atangira kutugezaho ubuhamya bwe, aratangira atwibwira. Ni amazina yanjye nitwa Nyirahabimana Jacqueline, izina ry'Ubusilamu nitwa Neema. Mutuye ahagana? Ngenuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyakabanda, akagari ni Kabuguru ya mbere. Nk'uko mwabitubwiye ko mufite uburwayi mwahuye nabwo mu buryo butunguranye. Ese ubwo burwayi mwafashwe mute? Byagenze bite? Byatangiye bite? Mbega muradusobanura neza imvo n'imvano yabyo, uko byatangiye n'uburyo mwaje kuza gukira. Ubundi ngiye mu buzima busanzwe najyaga ntinya ikintu cyitwa uburozi, ariko ntabwo nakekaga ko naburwara. Noneho mu mwaka wa 2022 nibwo namenye ko ubwo burwayi mbufite, ariko bujya kumfata bwamfashe mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa gatatu. Nafashwe mbabara umutwe, mbabara amaboko, mbabara amaguru, mbese najyaga njya kuryama kumwe umuntu ajya yisegura akaboko kanjye kakandya, narambye amaguru akandya, nahina akandya, mbese nza kumva nisanga umubiri wose uri kumbabaza. Ubwo burwayi bwaje buntunguye, nanjye bumbera amayobera. Hanyuma nyuma yo kumva ubabara muri izo ngingo zose, waje kwivuza mu buhe buryo? Se baragusuzumye usanga urwaye iki? Kugira ngo wenda usobanurire abadukurikiye
bamenye se ni malariya, ko malariya nayo abantu benshi bayirwara kuva bataka ingingo bataka iki. Ese ni ubuhe burwayi nyirizina wenda wadusobanura neza kugira ngo abadukurikiye babashe kumenya neza ubwo burwayi mwahuye nabwo ubwo ari bwo n'uburyo mwaje kwivuza nyine mugakira? uko natangiye mbibabwira, njye ntuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyakabanda, ariko ntabwo ariho ubwo burwayi bwamfatiye. Ubwo burwayi bwamfatiye mu karere ka Kirehe, umurenge wa Kigarama. Twakoreraga mu mirenge ibiri n'umurenge bita umurenge wa Musaza. Aho niho nakoreraga, niho navuga ko ariho ubwo burwayi naburwariye. Bukimara kumfata rero, naje kujya kwa muganga ku kigo nderabuzima. Ngezeyo baramvura, barampima, bakeka ko ari malariya kuko nagiraga n'umuriro. Barampimye rero, bampa iyo miti ndayinywa, nyuma nkurikiza amabwiriza muganga yampaye. Noneho ntabwo naje kumva norohewe, naje gusubirayo bwa kabiri, nabwo babona ntari koroherwa. Noneho ndababwira nti mureke basi ntahe njye kwivuriza mu rugo i Kigali. Ho nabonaga ari bwo buryo bwiza bwamfasha mu kwivuza. Ubwo naje gutaha mu kwezi kwa gatatu mu matariki ya mbere. Ngeze mu rugo naragenda remba. Icyo gihe nibwo n'icyorezo cya COVID-19 cyari kicyaduka. Nagezeyo bwa burwayi rero bw'umuriro buba bwinshi, njya ku kigo nderabuzima kinyegereye cyo kwa Nyiranuma. Naragiye nabwo baransuzuma, ariko nagiye mbabwira ngo ndwaye COVID-19 numva mfite ubwoba. Muganga nawe yahise ansuzuma, baza kumbwira ko nta COVID-19 mfite, ahubwo babona ko ari nka malariya, nayo barayimfata, nayo n'amatifoyide barabimpima, bariho bakekaga ko nshobora kuba cyazamuye umuriro. Basanga nta burwayi bugaragara mfite, byose biba negative. Bampaye imiti ndataha. Ngeze mu rugo nyifata uko bikwiye, nyisoje ntangira kumva ntangiye kugira mbese impinduka mu mubiri, numva ntangiye koroherwa. Ukwezi kwa kane nakubayemo numva ameze neza, ubwo twari tukiri muri guma mu rugo. Ukwezi kwa gatanu mu matariki, nabyibuka hari ku itariki 5 bagifungura amayira, nahise nsubira ku kazi, ngenda numva narakize. Ngezeyo bwa burwayi kwa kundi bwamfashe niko bwongeye buragaruka. Nanjye ibintu byambereye amayobera nyine, nkuko nabivuze ngo ni uburwayi bw'amayobera. Njye naje kumera nk'ukize, nuko byangendekeye. Yego, ubu usubiye ku kazi? Nyine nasubiye ku kazi ndagakora. Bigeze mu kwezi kwa gatandatu twaje kwimukira ahandi, nabwo hari mu karere ka Kirehe mu murenge wa Gahara. Tugezeyo noneho bwa burwayi bwarakomeje, maze kubona ko nabwo bumbera kwa kundi, kubera ko nari narivuje kwa muganga kandi numva narakize, nkomba bikagaruka gutyo bikambabaza umubiri wose. Naganiriye n'abantu baho, n'abo twakoranaga, bangira inama y'uko ubwo burwayi bujya bubaho, bishobora kuba ari amarozi. Ubwo banjyanyeho basuzuma umuganga wa Kinyarwanda. Ngezeyo mu by'ukuri ntababeshye, njyewe uburyo basuzuma byanteye ubwoba. Uko umuntu bamukata umubiri bagafata urwembe bakagukata amaraso akava, bakagusuzuma gutyo. Ubwo bafite imiti bakoresheje, bambwira ko ari uburozi. Njye nasabye uwo muvuzi ko yakomeza akamvura, ariko yambwiye ko atavura ahubwo asuzuma, nzashaka ahandi njya kwivuza. Ubwo bandangiye umuvuzi wundi wa kabiri, njyayo nabwo hari kure,
ariko uwo muvuzi naramusabye ndamubwira ko numva ntameze neza, ntabwo waza ukamvurira hano ndi. Arambwira ati nta kibazo, namutegeye moto. Rero namuhaye 20,000 y'itike, aje anca n'ayandi asumba ayo ngayo namuhaye. Nturabona umuti, turabona ikintu na kimwe, ayo mafaranga yose akaba ahise agenda. Ubwo yarampaye umuti, hashize icyumweru mbona nta kintu bitanga, bya bintu birakomeza birambabaza. Undi muntu angira inama y'ahandi anjyana ku buvuzi ba Kinyarwanda. Nabwo nagezeyo, yari umusaza ukuze. Nabwo hari kure, nakoreshaga moto kuko nta inzira zo mu giturage, nta mabisi abakorayo, nta mamoto. Mu kugerayo, wa musaza nawe yaransuzumye, amaze kunsuzuma arambwira ngo ni uburozi. Ariko we ntabwo yigeze ambwira uburyo bandoze, ahubwo gusa yambwiye uburwayi ngo ari kubona. Yambwiye ko ngo ari ibihato, ngo ni ibintu baguhuhera ariko bafite ibindi bintu bifashishije kugira ngo bashobore kukuroga gutyo. Rero numvaga nta n'ikibazo mfite, ntabwo nibaza ubwo burwayi buryo bwaje kubera ko numvaga nta muntu ufitanye nawe ikibazo. Ariko wa musaza nawe yarambwiye ati kugira ngo nkuvure urabanza umpa amafaranga angana gutya. Nabwo yari menshi ariko amafaranga apfusa ntabura, narayashatse nk'uko yayambwiye ko ubare nari mfite ndayamuha. Ubwo nawe yafashe, amaze kunsuzuma uburyo yasuzumagamo n'uburyo yakoreshaga, niwe uwabukoreshaga igisimbuzi, ariko ibyo yanshyiragaho narabibonaga ansiga. Arangije arambwira ati harimo ibintu ndabigukuramo. Ndibuka yafashe igikombe cy'amazi ariyinyuguza, aracira, arambwira ati utagira ngo nibyo nihimbiye ko bikurimo ngiye kubigukuramo. Arasamaye mu kanwa rwose arinyuguza inshuro zingahe. Arangije afata urwembe arankata ati biraha naha. Ubwo hari hano ku gikonjo, mwene hano hari, arambwira niho yakatiye, arongera akata hano mu nkokora, arongera akata nanone hano. Yakase kuri aka kaboko konyine, yarambwiye ngo niho ari kubona ibyinshi biri, kwa handi ngo rabikusanyije ngo bije ahantu hamwe. Amaze kunkata yakuje nk'umunwa, hano yakase niho yakuruzaga umunwa. Uyu nguyu numvise bwabunyishe kubera ubwoba nagiraga, nari mfite nahoranaga. Uwo mumotari twajyanye naramubwiye ntabwo wanjyana ahantu nibagira icyo bankorera kibi, byibuze ukibone nindamuka napfuye ko nari namaze kwiheba. Yarambwiye ati nta kibazo ndakuba hafi. Ubwo bakuyemo ibinyamushongo bigenda, twari duto ariko nkabona tugiye turi kwinyeganyeza. Bakuramo n'amagufa, yarakuragamo, yazanye igipapuro arakimpa mu ntoki, agacira bakazamo n'aya maraso nyine uko ari gukuramo n'amaraso yanjye aho yakase. Akabicira rwose ku rupapuro gutyo arabinyereka, atabishyize hasi njye mbifate mu kiganza. Ibi nabyiboneye n'amaso yanjye gutya. Ibinyamushongo babyita ibinyamujonjorerwa, sinzi mu gifaransa babyita escargot kubacyumva. Bakuramo n'amagufa nyine n'ayo mabuye utubuye dutoya ariko tunini, tumwe tutaca no mu kayunguruzo k'icyo ariko manini agaragara. Ibyo bintu bankuragamo. Ubwo ni ukuvuga ngo uwo muganga wa kabiri wari ugiye waba ubasha gukuramo ibyo bintu? Niwe wa mbere wabinkuyemo, undi wa mbere we yaransuzumye, n'uwa gatatu. Kuko uwa kabiri we niwe nategeye moto, akaza mu rugo ampa imiti yo gukoresha, ariko mbona ntacyo bitanze, yari yo kunywa, yinywa mu gikoma, nyinywa gutyo uko yayimbwiye, ariko nta kintu byamaze. Uwa gatatu niwe ubashe kugukuramo ibyo by'amabuye n'ibyo binyamunjonjorero? Yari umusaza. Yego. Hanyuma se amaze kwigukuramo, yaguhaye imiti yo kunywa, ubona urakize? Uwo musaza yabigukuyemo gusa uritara, nta miti yo kunywa yaguhaye? Uwo musaza nta miti yaguhaga yo kunywa, we yabigukuriragamo aho ngaho ukigendera. Ariko cyaje kuba nuko nawe nubwo yabinkuragamo naragenda nkagera agahenge bikagaruka, kandi yari yambwiye ngo amafaranga mpaye ngo muhaye azamvura kugeza nkize.
ariko najyagayo nkatangazwa no kubona mbwiye ngo nagize byongeye byagarutse, akankuramo ibindi, akansaba andi mafaranga. Gusa sinamuhaga amafaranga ngana nkaho namuhaye mbere, ariko narayamuhaga. kugira ngo bigaruke ubwo byabaga bitwaye igihe kingana iki uvuye kwivuza? Byamaraga nk'ibyumweru 2. Ibyumweru 2 ugahita usubirayo? Kugira ngo umenye ko byagarutse ntago naryamaga, sinongera ngo nisegure ka kaboko, nararaga mbabara. None se ko wabonaga ko bisa naho n'ubundi ubuvuzi bwe nta kigenda mbega ntacyo buri kugufasha, buri byumweru urusubirayo, urumva ibyumweru biraba ari igihe gitoya, kuki wiyemera gukongera ugasubirayo kandi unavuga ko yagucaga n'amafaranga menshi kandi uba ntacyo biri kugufasha? Rero iyo wahuye n'ibibazo by'umubiri ntaho butakujyana, niba bakubwira ngo ahangaha urakira, urumva niba ibyo bintu bari barandoze, nkeka ko byari byarampugije no gusenga. Ntago nigeraga ntekereza gusenga, ahubwo numvaga ntekereza ibyo kwivuza mu Kinyarwanda, ntago nigeraga ntekereza ibyo kujya gusenga ngo nzakira. Byaranyihebesheje ku buryo ntumvaga ntekereza gusenga. Ubwo muvuzi uwo nguwo nyine nagiye inshuro 5 zitandukanye, ahubwo hari ukuntu burya nyuma nibwo naje kubisobanukirwa. Hari igihe umuntu aba akuvura gutyo wibwira ngo arakuvura, ahubwo kugira ngo agushaka amafaranga yabonye ko ushobora kuba wayabona. Urumva yabonaga nshobora kuba mfite amafaranga ko narakoraga icyo gihe. Ari ukuntu umuntu areba uko uje akahenda abona ko ufite amafaranga. Icyo gihe rero nanjye kuko nari nyafite, yaransabaga nkayamuha. Ntabwo nagize ubwenge bwo kuba najya gusenga, ntabwo nabitekerezaga. Hanyuma rero byaje kuza kurangira gute? Waje kuza gukira gute? Amaherezo yabyo yaba yarabaye ayahe nyuma yo gukomeza kumva ubwo bubabare, ubona udakirwa, woroherwa ibyumweru 2 ukongera ugasubira mu buribwe? Byaje kuza kurangira bite? Ntabwo nakize, nta nubwo ubwo buribwe bwankozeho, nta nubwo nigize ntekereza no kujya kwivuza no kwa muganga. Ahubwo nshaka abandi bantu bandangira, abandi baganga barushijeho ko bashobora kumvura, nabo bavura mu buryo bwa gakondo. Noneho aho nafashe urugendo niba narishyuye 8,000, hari hafi aho bita ngo za Kiyanzi yo kure, bitewe naho nakoreraga aho hari kure. Nagiyeyo, uwo nguwo we ariko uwanjyanye yambwiraga ko ngo ashobora kuba yaramuvuye, aranjyana angejejeyo. Hari ukuntu bariya bafite uburyo basuzumamo butandukanye. Cyewe uwo muntu niwe wambwiye ko bandoze, nawe amaze kunsuma ambwiye ko ari uburozi. Gusa arambwira ati barakuroze no kubugejeje amagingo, ni Imana yakurinze, kandi n'abakuvuye bano baganga bakuvuye mbere barashoboye, kuko ibyo bagabanyijemo hari icyo byatanze, uba warapfuye. Ati kuntu bakuroze rero, kuntu abantu bavura byarantangaje. Niki cyababwiraga ko warozwe? Mbega niki cyabarekaga ko ari uburozi wenda ataba ari n'ubundi burwayi busanzwe? Urumva wowe ko wamaze kwemera n'imyemerere yabo, nta nubwo utekereza ko yenda ari, wumva ko ibyo bagiye kugukorera ari ibyo. Wabaga bamaze kubyizera? Nabaga nabyizeye. Sinzi niba ari ngombwa ko nababwira ubujyansuzumye, ubujyambwiye uburwayi nagize. Sinzi niba nabivuga cyangwa nabyo ntacyo, wenda dusobanuriwe uti uburyo yagusuzumyemo n'uburyo yaje kubona ko koko ari uburozi, nk'uko byita ko ari uburozi, ko wari wararozwe. Urumva jyewe yarambwiye ngo nimfate, yazanye ikayi nk'iyo ngiyo ufite, sinzi itanditseho, afatamo urupapuro ruri vierge rutanditseho arukira ku meza, azana n'umuti uri mu gacupa, arangiza arambwira ati kugira ngo usuzume urampa 5,000. Ndamubwira 5 utaranamvura, ngo 5. Noneho ndamubwira mfite 4. Urumva ni amafaranga nyine, umva ayo apfuza ntuyabura, ubura kugirira akamaro. Ubwo nahise mfata bya 4,000 ndabimuha, abishyira kuri rwa rupapuro, abitereka hejuru y'urupapuro. Mfata wa muti, arambwira ngo ningusukeho ngiye nyine kuri hejuru ya rwa rupapuro, ya mafaranga n'urupapuro. Kira ku ruhande, kira ku rupapuro. Arangije we asigaho, arangije afata urundi rupapuro, igice cy'urupapuro, ya mafaranga yakura na wa muti, urupapuro rutari rwa rundi ariko rutanditseho, ntiyakoze ku muti, yagize gutya, arasanza, mbona hahita hayandikaho inyuguti uko
texte yanditse ku rupapuro, ibintu wakwandika ku rupapuro kandi bisomeka inyuguti uko yanditse. Handitseho ngo bandoze bakoresheje amazi niyuhagiye, bandoga bakoresheje imyenda yanjye batwaye. Urumva yarambaje ati hari imyenda bagutwaye ndabibona. Ndamubwira nti imyenda ngiye barayintwaye, ndabyibuka ko bafashe nk'imyenda nari nanitse batwaramo mikeya, yari amapantaro 2 numva ariyo batwaye nashoboye kubura. Ambwira ati bakurogeye ku myenda bagutwaye n'amazi wakarabye. Nubwo noneho rangije arambwira ati urampa amafaranga angana gutya. Ndabyibuka amafaranga yo nanayavuga kanya yisanca 72. Ibaze kuguca umuhaye 6 utegesheje 8, umuhaye ibyo 4 byo kugusuzuma hisa guca 72. Urumva ko nakoraga jewe nta n'ikintu nazigamaga pe. Ayo mafaranga ndayibuka, nahise mbona ntayo mfite, cyakoze nafite 30. Urumva nafite hafi 30 na bingahe. Nahise muha 4 namuhaye mbere, ndongera mpita muha kuri momo mu 30 musigaramo 42. 42 nayo muhaye maze guhembwa kwezi gushize. Hanyuma umaze kuyamase yaguhaye umuti byibura? Yampaye umuti wo kunywa mvanze mu gikoma, undi nawo wari uwo kwisiga, ampa n'undi shyira mu mazi ayacanira, namara gucanira nkabicanirana. Undi yambwiye njya kwiyahirira, yambwiye ibyo ndi bushyiremo, ibiti imwe nari mbizi yambwiye mbishyiramo. Hari ibintu nanone bita mu Gifaransa bita fumigation, sinzi niba abakizi babizi, buryo ufata ikintu amazi ukayacanira ugashyira nk'ibyo biti, ugafata imyenda ukiyorosa amazi yabize ukiyuka. Yampaye n'indi miti nshyira mu mazuru nyine ngo bitsinzi. Ibyo narabikoraga ngeze mu rugo. Arambwira ngo nuramuka wongeye ukababara ujye ufata urwembe wirasage. Ngiye nari maze gutinyuka, narirasagaga rwose amaraso akanava nta kibazo, numva kuko narababaraga cyane. Uburwayi nari mfite bwatumaga ntacyo ntakwikoreraho ku mubiri. We nuko yamvuye, yampaye umuti rimwe, ntago nasubiyeyo nawe. Hanyuma urakira? Narorohewe, navuga ko ntakize. Warorohewe ntiwakize? Ntago nakize icyo gihe. Ahubwo yarambwiye kugira ngo uzakire neza wowe uzaze aribyo bita gutsirika, zagende bansirike. Nasubiyeyo akazi kendaga gusoza, hari mu kwezi kwa 10 icyo gihe 2021. Urumva ubwo burwayi bwamfashe 2020. Noneho icyo gihe nasubiyeyo baransirika. Muko kunsirika bambwiraga ko nibamara kunsirika nzahita nkira. Noneho icyo gihe bamaze kunsirika ubwo naratashye numzere ko nakize. Ngeze mu rugo, urumva icyizere iyo umuntu umaze kwinjira mu bintu byo mu Kinyarwanda n'iki wizera ibyo bakubwira. Baransiritse nyine ndataha, numva ko nta kintu kizongera kunkoraho, ariko mu by'ukuri ntabwo nakize. Aho rero niho ngeze nababwira uburyo nyine naje gukira. Yego, ubwo ibyo gutsirika nyine nabyo ntacyo byatanze, nta musaruro. Kwari ukugukatagura gusa ibikomere mu mubiri wose, ubwo ndabyumva. Bashyiramo imiti utazi igitanga, birangira bityo. Yego. Ni ukuvuga ngo aho ngaho warakomeje uranabyimbirwa, kwa kubyimbirwa ku kaboko byagumagaho n'ubundi no n'akaguru. Ya miti yampaye nayikoresheje nyine, urumva nasubiyeyo umubwira ko numva narakize. Ntago byongeye kongera kubyimba, wapi. Numvaga nyine muri icyo gihe ko cyari gihe gitoya, ubu ngo yamvuye ntago hakize igihe kinini cyane. Numvaga narakiriye ko nakize, aranansirika ndataha. Ariko mu gusubiye ngeze Kigali akazi karashoje, bwo naje gusoza akazi. Ngeze mu rugo, urumva hari mu kwezi kwa 8 2021 nibwo yansiritse. Kwa 10 ndatamva mu karere ka Kirehe, ndatansubira i Kigali mu rugo akazi ngashoje. Byari birangiye. Noneho ngeze mu rugo
ubwo mbaho nyine numva ko nakize ndizera. Ariko 2022 byageze mu kwezi kwa gatatu kwa kane bitangira bwa burwayi bungaruka nk'uko bwantangiye nanone. Noneho nibwo ngimbye noneho amaguru arongera arabyimba nk'uko yabyimbye mbere, ntangira kutaryama, ntangira kubabara ibitugu, kubabara mu mbavu, noneho ntangira no kubyimba hano hazaho ikibyimba kikajya kinambabaza, noneho n'amaboko sinongeye kuyisegura. Nuko noneho ubwo nza guhura nanone, ubwo ngubwo hari umudamu w'inshuti yanjye twajyaga tuganira ariko ntitwari duheruka kuganira, hari haciyeho igihe yaje kumbaza uko merewe, niba narorohewe nta kibazo ngifite nk'uko nari narabimubwiye mbere, nkajya namwereka ibibazo nari mfite icyo gihe. Ariko nawe ashobora kuba atari yajyaga ambwira ngo njye nsenga, ariko nkumva nizera ibyo abantu bambwira gusenga, nkasenga nyine bimwe bisanzwe, nta kintu numva nyine ko uvuga isengesho byutse ugiye kuryama bye bikarangira gutyo. Ariko nyuma arambwira ati nyamara ubishoboye wajya gusenga ngibyo Imana nubare yagukiza, kuko wavuze kuyivuje kwa muganga, wivuza mu bavuzi ba Kinyarwanda ntabwo uri gukira, ahubwo buryo iyo wivuza arambwira ati iyo wivuza mu bavuzi ba gakondo, kuko abashaka kubaha amafaranga ahubwo bo bakongereramo ibindi kugira ngo uzajye uhoruza. Urumva n'abavuzi benshi batandukanye. Ahubwo nayo nibagiye no kubabwira umuvuzi wa gatandatu nabwo nasubiye iyo ngiyo, kubera ko niho hari harangiye mu mutwe mbere yuko duhura, nabwo nagiye ampa umuti. Uwo muti nawe nawunyweye rimwe, nawe muha amafaranga n'amatike yo kuva i Kigali ugasubira i Kirehe, ukongera ukagaruka, ndatanga nayo ayo utanze ngo bakuvure aba ari menshi. Ubwo rero nyuma yaho rero nibwo nyine twaje guhura, nyine andangira ambwira ati jya usenga, ariko anakurangira ahantu basenga bakaba bagufasha, w'igisengesho niryo rya mbere iyo wizeye. Ntabwo nigeze mvuga ngo ndi umusiramu ngo ndi iki, ngo reka ngo njye kuvuga ngo sinajya gusengera ngo ahantu runaka, kubera ko nayo mfite ububabare. Kandi n'abasiramu amasara ndayakora, ariko ntabwo nayasaga nkasari ibintu byose nkabikora, ariko nabonaga ntabwo nigeze nshobora koroherwa. Ariko icyo gihe yarambwiye ati nyamara nakujyana aho bagufasha. Yandangiye aho njya gusengera, ndagenda cyumba cy'amasengesho baransengera, nsanga umukozi w'Imana aransengera. Ariko akimbona yarambwiye ati ndabona ufite akababaro kenshi, ufite ikibazo cy'uburwayi butandukanye. Arambwiye ati ndabona ari uburozi, nawe tereke nk'uko babaganga bo babimbwiye, wa muganga wabimbwiye ati bakurogeye mu myenda n'amazi wakarabye, ntabwo muzi igisi nari muzi, ntiyaranze, ntabwo yaranze pe. Ariko nawe arambwira ati ngiye kugusengera, Imana dufatanye gusenga, wizere Imana izakugerera neza. Naragiye turasengana, aransengera, arambwira ati ujye ugaruka nubona umwanya uza dufatanye gusenga. Nagiyeyo nk'inshuro nk'eshatu, ariko niko urumva ngewe namaze kugira icyizere kiruta noneho ko nizeraga babavuzi ba Kinyarwanda, navuga ko nk'abapfumu. Niko ngiye nabonaga ahari. Gusa amahirwe nagiraga ntabwo banjyanaga kumwe, njya mbona ku mashusho media berekana ibintu byinshi, berekana bavuriramo, oya ntabwo ibyo nabibonye, ko ngenda bitinye iyo mbimenya, ntabwo nari kuhatinda ntibari kumvura. Icyo ngicyo niricyo ibanga nashoboye guhishura icyo gihe. Ubwo rero baransengeye, ndakomeza nsengana nabo, nagiye inshuro 3. Inshuro ya 4 nagiyeyo bwa nyuma mu kwezi kwa 12. Noneho ukumwe nari narabyimbaganye, ntangira kujya nikorera siporo bisanzwe, nkumva nta hantu nkibabara. Noneho bari ukuntu utanikontorora ngo unarebe kwa kuba warakira ibyakubayeho. Ibaze ko iki kintu cyari cyarabyimbye hano, higeraga ngitekereza ku ndebe wenda ko kikinariwe cyangwa kikimbabaza, wapi. Ahubwo umunsi wa nyuma nagiye kuhasengera, ntabwo ari uwa nyuma yenda, ariko uwo munsi nibwo ibyo bintu nabibonye. Nagiye gusenga, ngeze hafi yaho sinzi ukuntu nazamuye umwenda nari nambaye, mbona hantu ndahabuze, hamwe habyimbye. Mpura n'abasore babiri, reba ukuntu hameze n'ukuntu kera hari hameze. Ubwo abasore sinabazi, nyine ni ibintu byantushijeho, numva nishimye mu mutima bitewe n'ukuntu nababaraga. Ariko muri iyo minsi ntangira kujya njya gusenga, muri iyo minsi ntago nongeye kujya mbabara umubiri wose.
nararyamaga rwose ngasinzira sindare nkanuye. Ubwo babasore ndabibereka bahita bavuga ati ahubwo ushima Imana, uha Imana icyubahiro, ati Imana ishimwe bane yagukijije. Nuko babwira nyine ko ari isengesho ryabikuyeho. Naragiye ngeze ahandi najyaga gusengera, nta kindi kintu batangiye gusenga, nabwo mbere yo gusenga reka tumaze gusenga ndavuga ngo hari ukuntu banza gusenga kugira ngo ukomeze andi masengesho. Ndavuga reka mbanze nshima Imana nyine mbere ukuntu nyine Imana yankijije bwa burwayi nari mfite hano nari narabyimbaganye no ku maguru aho hose hari harabyimbutse nta kintu kigihari, n'amaboko na mwene hano hose harabyimbye n'ahangaha, ariko cyane cyane ikintu cyane cyo cyanteraga ubwoba kuko iyo nabyukaga ku mushinga akaboko ubyutse gutya ntabwo ngiye nagashingaga, ahubwo nashingaga ibipfunsi gutya umva kugira ngo nshobore kugira imbaraga. Nubwo buryo nari nararwayemo. Ubwo dushima Imana kugeza uwo munsi kuva mu kwa 12 nta kibazo nongeye. Ubwo nibwo nabonye mu matariki nk'icumi nibwo nabonye ko cya kibyimba kitandiho, ahantu hose habyimbye nta hakindiho, nta n'ahantu handya na hamwe. Ndashima Imana yuko Imana yankijije ubwo burwayi, ariko nanone ngira abantu inama ntimukajye mufata ngo ntabwo abantu bose ariko baba batwishimiye. Ni ukuvuga ngo nimba ujya mukaraba mujye mumenya ngo mukarabye amazi yenda burya abantu gukarabira muri dushe ni byiza, ariko nabwo wakaraba ukaba wamenaho amazi akivanga akagenda udashyizemo amazi ukarabye yonyine. Ngiye nabonye ari ryo somo nahakuye. Ubundi kandi mukajya mwanika imyenda yanyu mukanayikontorora ko ariyo mwabuzemo. Ngiye amahirwe barabimbwiye bigaragara ko n'ubundi nayivuze ko narayiyanikiraga nta muntu wamfuriraga, ariko nk'abantu mufurirwa n'abakozi mufurirwa n'abantu muha ibiraka, ubwe nawe ashobora kujyana umwenda akawukwangirizaho ntubimenye ugashiduka ari uko nguko bikugendekeye. Ariko gusenga aho ntabwo nasenze inshuro nyinshi pe, yego n'ubu ndacyasenga, ariko inshuro twasenganye n'abakozi b'Imana ntabwo nazanganye nk'iz'abapfumu uburyo bandiye nk'amafaranga, n'uburyo nahoraga njya ku bantu batandukanye. Kandi nta hantu hakindya, hose harabyimbutse, umubiri wanjye numva nta kibazo, nta hantu hakindya na hamwe, n'ahantu hose hari habyimbye hose harabyimbutse, ubu meze neza. Niyo gituma nyine nshima Imana ari ryo tandukanizo ndi gutandukanya. Tujye twizera Imana, Imana niyo ikizishoboye byose. Ntago wavuga ngo iyo gusenga ushobora kuba uri umuyisilamu uri umukatolike, ariko ikintu cya mbere duhuriyeho ni Imana yonyine niyo ikiza nta kindi. Ubundi kwizera nibyo bya mbere. Nibyo kwizera Imana ni ibya mbere. Aho handi hose wagiye utanga amafaranga, ese aho waba waragiye gusengeraho umuntu yakwibaza se bo bagusengeye gutyo gusa nta kintu wigeze ubahaho, nta mafaranga wabahaye, waraje baragusengera gusa birarangira urakira nabwo birarangira, ese waje gusura unababwira ko wakize bimeze bite? Aho ngaho barasenga gusa nta kindi kintu bagusaba, ni ugusenga Imana yonyine. N'abandi ntabwo ari ryo jyenyine twasenganaga, hari n'abandi suba ngo baranyihereranaga ngo bansengere njyenyine, n'abandi bari bahari twasenganaga. Waba ufite ibibazo utabifite ntago waba bakuzi, uraza mugasenga wowe uburwayi bwawe bukigaragaza, nta nubwo birirwa bavuga ngo yenda ngo wowe ngo urarwaye cyangwa nturwaye. Yego. Urakoze cyane kutubwira uburyo Imana yakugiriye neza. Umuntu wenda yumvishe neza iki kiganiro, umuntu yakumva ko ni icyizere gifatika cyatangiye kuza aho ugiriye gusengera, ariko uburyo iyo nasenga biba byiza kurutaho, nkuko uyu mumama amaze kubidusobanura ko gusenga ari cyo byamufashije cyane, ndetse ari nayo ntandaro yo gukira, kuko yaje no kwisanga ubwo buribwe bwose bwashize, ibibyimba yari afite ku bikonjo by'akaboko byashize, aho amaguru yari yarabyimbiwe mu bujana naho byashize. Mbese ubu ngubu akaba nta kibazo gito, ndibaza ko ariko bimeze uri muri gerageze. Ariko ntago nongeye muri icyo gihe, impamvu nibagiwe ahari kureba ko nakize nkabibona icyo gihe, nuko n'ubundi nta hantu nababaraga, numvaga nyine ntago nongeye no gutekereza ko mfite ububabare, nariryamiraga nkisinzirira. Ahubwo natangajwe nuko uwo munsi ngiye gusenga uri Imana yagira ngo bigaragaze kugira ngo nshobore gushima Imana. Ahubwo nariryamiraga
aho ntangiriye gusenga ntago niyize ndeba ngo birandya ntibindya, ntago nongeye no kubitekereza. Nta kibazo mfite, akaboko ndakarambura ndaryama, anshinga gutya ibiganza nkahaguruka, nta kibazo ngifite na kimwe. gusa icyo wemeza nuko byagiye ari uko watangiye gusenga. Nicyo cyabikuyeho. Nkaba nshimira mwene data rero wandangiye inzira nziza, inzira y'Imana, akankura mu nzira y'icuraburindi nari narayobeyemo, ari nayo ni ukuri pe. Wumve ko nayo ifite n'umukoresha yampembaga neza, akampembera ku gihe, nta nubwo yampembaga n'amafaranga make, ariko akazi nagashoje nta kintu ntahanye, ahubwo narakoreye abo bavuzi ba Kinyarwanda kandi sinkire. Rero wajya bavuga mu Kinyarwanda ngo iby'abapfuye biribwa n'abapfu. Urakoze, reka tugushimire ndetse tunashimire ababashije gukurikira ubuhamya kuri NCF TV. Namwe murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Turizera neza ko hari byinshi mukuyemo, byinshi mwigiyemo, ineza y'Imana, ko Imana itabara umuntu. Icya mbere ni ukuyizera, kandi ibyo mujyamo byose mujye mwibuka ko Imana ihari kandi ko twese rero twiringiye. Nk'uko rero twatangiye dusenga n'ubundi turasoza dusenga dushimira Imana ko yabanye natwe. Mwami Yesu, Mana igira neza, turagushimiye cyane kuri Imana, turagushimiye ko wemeye ko iki kiganiro kibaho, turagushimiye ko wemeye ko ubuhamya butambutswa bukagera ku bugomba kugeraho bose. Mana, ni neza yawe iba igomba gutangarizwa isi yose, kugira ngo abantu bose barusheho gusobanukirwa ko uri Imana kandi uriho kandi ko ukora. Nuko rero turagushimiye ko wabanye natwe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.